Hello, how are you? How do you feel? My name is Natasha. Thanks for watching my video. I love you. Mwah. Muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikirana umunsi ku wundi. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Nizere ko mumeze neza. Nawe utameze neza impore, nubwo ni umunsi bitameze neza ariko ejo bizagenda neza. Ndakwibutsa gukora subscribe kuri wowe utarayikora, nawe wayikoze ndagushimiye cyane. Ukande no kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyize video nshyashya ujye uhita notification hama video uyirebe mu ba mbere. Nkuko mubizi rero ngenda mbagezaho nyine utuntu tw'ubwenge. Tumaze iminsi turebera hamwe, niba baranacikanywe urebe munsi mu video ari munsi, urebe aho twarebeye hamwe imico iranga abagore hagendewe ku mezi bavutseho. Nizere ko rero utacikanywe n'amezi abanza. Twarebeye hamwe abagore bavutse mu kwezi kwa mbere, ukwa kabiri ndetse no kwa gatatu. Nyuma yaho kuri video ikurikiyeho tureba bavutse mu kwa kane, mu kwa gatanu ndetse no mu kwa gatandatu. Nizere ko rero izo video zose wazirebye. Niba utarazireba narukirayo ugende ubanze uzirebe hanyuma ugaruke unarebe iyi video. Uyu munsi bwo rero tugiye kurebera hamwe imico iranga abagore bavutse mu kwezi kwa karindwi, ukwa munani ndetse n'ukwezi kwa cyenda. Ntunge kure kandi ntihenguhe kumizubane nanjye kugeza video irangiye. Tugiye guhera rero ku bagore bavutse mu kwezi kwa karindwi. Aba bagore ni abanyakuri cyane, biragoye kubiga, ni abahanga cyane kandi ni beza, ntibakunda amakimbirane kandi bagira ikinyabupfura kuri buri wese. Cyakora ntibazi kwihangana mu rukundo, iyo baciye inyuma inshuti yanjye bahita bakurika. Abo ni abagore bavutse mu kwezi kwa karindwi, ngo ni abanyakuri cyane kandi ni abahanga, yewe biragoye no kuba wabiga ngo bamenye. Ariko ni uko batajya babasha kwihangana mu rukundo, iyo baciye inyuma bahita bakurika, bakuvaho mbese burundu. Niba rero waravutse mu kwezi kwa karindwi ukaba usanga bino byose ubyujije, cyangwa hari uwizovutse mu kwa karindwi ugasanga arabyujuje, kora share umusharinge hanyuma nawe asharinge inshuti ze. Tugiye noneho ku bavutse mu kwezi kwa munani. Aba bagore bafite umutima wagutse ariko no kwikunda cyane, ntibakunda umuntu bakinisha, kuko nubwo bakunda urwenya ariko ntabwo bakunda umuntu ubakwena cyangwa se abanegure. Bashobora no kugukubita igihe ubaneguye, kandi bakunda kwiyerekana no kwitabwaho. Abagabo barabatinya. Aba ni abagore bavutse mu kwezi kwa munani, ngo ni abagore bafite umutima wagutse ndetse no kwikunda cyane, ariko ngo ntabwo bakunda umuntu bakinisha, nubwo bakunda urwenya cyangwa se gusabana, kwisanzura, ngo ariko ntibajye bakunda umuntu ubanegura. Wumve yuko ngiyo ubaneguye bashobora no kugukubita. Oh my god. Ngiyo ubaneguye bashobora no kugukubita. Ariko nanone wumve yuko ari abantu nyine ngo bakunda kwiyerekana, bakunda kwitabwaho, ariko akantu karimo nuko abagabo babatinya. Niba waravutse mu kwezi kwa munani rero ugasanga ibintu byujuje, utubwire muri comment. Tugize ku bagore noneho bavutse mu kwezi kwa cyenda. Ni abagore bagira umutima mwiza kandi wagutse, bagira ikinyabupfura kandi ni beza. Birabagora kubabarira uwabahemukiye. Kubana nabo no kumarana nabo bisaba kwirinda kubahemukira, kuko hari urwego bigeraho bakaba badashaka umuntu ubavangira. Wumve yuko hari n'urwego bigeraho bakaba bakwihorera. Aba bagore bakunda urukundo rutaryarya. Si bwa bwoko bw'aba bagore bita ngo ni ab'ijoro rimwe. Kandi ku rundi ruhande
barasesengura cyane ariko bucece. Kugira ngo ubegukane mu rukundo bisaba kwitwararika no kudahubuka kandi nta bunebwe. Aba ni abagore bavutse mu kwezi kwa cyenda. Ngo ni abagore bagira umutima mwiza kandi wagutse, yewe bagira n'ikinyabupfura kandi ni na beza mu bigaragara, ariko birabagora kubabarira umuntu wabahemukiye, biragora kuba bamubabarira. Ndetse kugira ngo ubegukane mu rukundo bisaba kwitwararika, bigasaba kwihangana ndetse no kutarambirwa, kuko nyine niba abantu ngo basesengura kandi bagasesengura bucece ku buryo utamenya ibyo barimo muri ako kanya. Aba ni abantu rero bavutse mu kwezi kwa cyenda. N'abavutse mu kwezi kwa cyenda ugasanga ibyo tuvuze ubyujuje, utubwire muri comment. Mwakoze rero kubana nanjye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ndizera yuko cyabanyuze kandi nta gushidikanya. Wakoze rero kubana nanjye, usharing inshuti zawe, inshuti zawe nazo zisharing inshuti zazo, hanyuma buri muntu wese amenye imico imuranga bitewe n'ukwezi yavukiyemo. Ubutaha rero tuzarebera hamwe abagore bavutse mu kwezi kwa 10, ukwa 11 ndetse n'ukwezi kwa 12. Ntuzacike rero, nzi yuko uzatangara cyane niwumva imico iranga abo bantu.